wampaye ijambo makenga umpesha agaciro ntabwo nkiri uwa rubanda wa kure wangize umwana w'imasisi wanyishuriye umwenda munini nari ndimo umudendezo n'amahoro y'umutima nuko nagarutse iwacu. Murakoze, turabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Dutanze ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nari mbakumbuye, iminsi yari ibaye myinshi ntaherutse kubatembereza mu rugendo rwa Nkunda Amahoro, ariko uyu munsi ndahari ku bwanyu. Nanisegura ku bantu benshi bagiye bampamagara ati se kubera iki udaheruka kudutembereza mu rugendo rwa Nkunda Amahoro. Nari maze iminsi amagiripe yarabaye menshi, ariko uyu munsi ndahari ku bwanyu. Uyu munsi nizere ko muri buze kunezerwa no kwishimira urugendo rwa Nkunda Amahoro. Murabona uyu munsi rero Nkunda Amahoro yacu yabereye mu misozi myiza, ibirambi, ni ahantu heza, namwe murabyibonera rwose, kamera ntacyo itari kubereka. Reka tubasuhuze dutanga ikaze ku bakunzi bose ba Masisi Tourism aho baherereye. Uyu munsi rero Nkunda Amahoro yacu twifuje kuyikorera ahantu bita i Kabaragasha. Dusuhuje umuntu wese rero ufitanye isano n'i Kabaragasha, umuntu uhari ubu ngubu, umuntu wigeze kuhaba, umuntu wigeze kuhatambuka, umuntu wese uri watambuke, umuntu uhatuye uhakorera, mwese turabasuhuje kandi turabakunda. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe kuri njye kuko ni ubwa mbere kuva navuka nagera kuri iyi si, ni ubwa mbere ngeze i Kabaragasha. Nahumvaga nk'ahandi hose, ariko uyu munsi ndashima Imana ko yemeye ko mba ndi i Kabaragasha mpibereye. Murabona rero ni ahantu heza, hari imisozi myiza, ni ukuri. Reka tujye dushimira intwari zacu, intare za Sarambwe zadukoreye ibintu byiza cyane. Kwisanga nk'aha ngaha, uri aha ngaha utahumva mu makuru, kwisanga iwanyu nta kintu gisa nabyo. Murabona ni imisozi myiza, murabona munsi harimo n'umuhanda, ndabona harimo n'ibirayi. Mana yanjye, ni ahantu heza cyane, namwe muri kubyirebera nshuti zanjye. Ndabasaba rero ngo uyu munsi muze dutemberane. Turi ku isaha y'isaa 8:45, gusa haramutse ubukonje budasanzwe, namwe muri kubyibonera. Hari imbeho, ariko imbeho nta kidutwaye, turi iwacu nta kizadutwara. Muri kubona ni ahantu heza cyane, imisozi, ibibaya, mana nawe nyine wahakunda. Reka nsuhuze abantu, nanashimira abantu mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Ni ukuri umuhate wanyu, reka mbabwire ngo ntago ari ubusa ku mwami. Njye ntabwo nabona icyo mbitura nka Masisi Tourism, ariko Imana yo mu ijuru nsenga nzi ko izabitura, twese hamwe ko izatwitura. Dukomeza kubasaba nyine kudukurikirana ku mbuga zacu zose, dukoresha Masisi Tourism. Abantu mukomeje kutugaragariza ko mudukunda rero, natwe turabakunda cyane, ni ukuri turabazirikana kandi tuzahwema kubagezaho ibintu byiza by'iwacu. Tunararikira n'abandi bose kuza bagataha tukubaka igihugu cyacu. Mana yanjye, njye nashimye Imana yatumye ngera muri Kongo. Navukiye mu nkambi, ariko iyo ntago Imana yashimye ko nkurira mu nkambi. Nkimara kumenya ubwenge kera nkiri muto, mfite nk'imyaka 10, nta kintu nabonaga, nta n'ahantu nabonaga heza
nko mu nkambi kuriya twagendaga tubona amazu ukuntu twabaga duturanye, amazu agenda afatanye nta bintu nabonaga, turi abantu benshi, ugera ahangaha ugasanga batetse umutsima, mbese wabonaga ari ibintu byiza muri iyo myaka. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo umenya ububi bw'inkambi n'ingaruka z'inkambi. Uko ugenda ukura niko ugenda usobanukirwa n'ubuzima bubi bw'inkambi bwo gukura witwa impunzi. Wumva nyine nta aderesi uba ufite, uri impunzi, kubaho ucumbikiwe, kubaho uhabwa buri kimwe cyose. Ariko ubu ngubu nyine turashima Imana n'izasarambwe ko bemeye ko ubu ngubu natwe tugira aderese tukaba tubarizwa mu gihugu cyacu muri Kongo, by'umwihariko akaba ndi ahantu bita i Masisi i Kabaragasha uyu munsi. Umutima wanjye uranezerewe cyane. Rero nshuti zanjye, nyine gukura wumva ngo uri impunzi, iyo uri mu myaka 10-15 uba wumva ntacyo bitwaye nyine. Ariko iyo umaze kugera imyaka 20-25 uri umusore nyine uri aho ngaho witwa ngo uri impunzi, utegereje ko ukwezi gupfa, za tariki twese tuziranyeho, biravuna nshuti zanjye, biravuna. Ariko ubu ngubu nyine jyewe ahangaha ndi i Masisi nta kibazo mfite. Biterwa nuko nabyutse nyine. Iyo mbyutse ndi kumva najya mu nka njyayo, nabyuka ndi kumva naheka icyuma nkajya gutera umuti ibirayi nkajyayo, nk'umwana w'umukobwa nakumva najya gutasha nkajyayo, mbese buri kimwe cyose. Najyana imyenda mu mugezi kumesa nkajyayo, kuko nyine dufite n'amahoro. Mbese buri kimwe cyose hano iwacu nta cyiza nko kwisanga uri iwanyu ufite liberite ya buri kimwe cyose. Ntabwo burya mu buzima niba ari ibintu nabonye, ntabwo isa no kwiha icyo ushaka udateze amaboko ngo uhabwe, ahubwo wowe ubwawe uri kwiha, uri kwitekerereza, utari gutekerezwa n'undi muntu. Ibyo bintu naje gusanga ntabwo isa nabyo. Kandi murabona, si ubu murabona batari baratugomwe ibintu byiza. Ibaze nawe ndebera kwisanga utari aha hantu kandi witwa ngo uhafite inkomoko, niho famiye yawe yose ikomoka, buri kimwe cyose mufiteyo imirima, ariko ukaba utemerewe kuyihinga. Ni ikibazo. Ariko ubu ngubu turashima Imana n'izasarambwe ko turashimira amakenga ko yaduhaye ijambo iwacu. Ariko uzi kugira inkomoko ahantu ariko utahafite ijambo, ni ubuzima. Ngewe nkimara kugira imyaka 20 nibwo natangiye kujya ntekereza ku buzima tubayeho, tujya gutonda umurongo ngo dufate impungure. Numvaga nyine ibyo byansaba cyose nagikora, ariko kuko numvaga ko mfite inkomoko ahantu heza. Numva abasaza, ba sogokuru, ba papa, ba mama bicaye baganira, nkumva bari kuvuga ati ubu ngubu twabaga twejeje ibirayi, ati mu kwa 7 ibirayi byabaga bifite isoko, no mu kwa 8 twabaga turi gukura ibirayi byeze bimeze neza. Maze ayo mateka akagenda nsesera nkavuga yaba ubu ngubu ndi iwacu, nanjye ubu ngubu nyine banejeje hegitari 10 z'ibirayi, yewe mfite foromajeri, nanjye nkora amaforomaje nkagemurira mu bihugu runaka. Ariko nyine nkumva ngo kubera bitewe n'aho nakuriye ntibishoboka, kandi ntafite inkomoko, nkumva ni amateka ababaje cyane. Ariko nawe irebere ubu bwatsi twari tumenyereye kugenda ahantu h'umukara cyangwa hatukura, ariko kugeza ubu ngubu turatera intambwe tukagenda n'ahantu h'icyatsi birashoboka. Ndakurarikira nawe ngo uzaze tuhajyane, kuko ni ahantu heza. Nshuti zanjye, abantu bababeshya ngo amahoro iwacu ntiyabonetse. Amahoro arahari. Gute se adahari kandi nanjye mpari? Ndi umuhamya, ndi umugabo wo kubihamya ko nanjye hari ikiziba niho nakuriye. Ariko ubu ngubu siho ndi iwacu, hara nari ncumbitse. Ariko kugeza ubu ngubu
ndi iwacu. Reka nshishikarize n'abantu mwese muze tujye tujyana mu rugendo rwacu rwiza rwa Nkunda Amahoro. Sinzi niba nyine muba mwumva munezerewe nkanjye, kuba mfite ijambo iwacu, kuba mfite agaciro iwacu, kuba nyine hari icyo nkenera nkakibona ntasabye, ntawe natse uburenganzira, nkakibona nyine kuko nagishatse, sinifuze iby'abandi. Murabona rero rwose ni ingero nyinshi, murabona nguriye umuhanda, murabona abamotari barakora nta kibazo rwose. Hakurya murabona hari ibirayi byiza, murabona n'iwacu nyine nta nzara ibayo. Kuva baduha Mashyenga yaduha ijambo iwacu, twaciye ukubiri na ya nzara, buri kimwe cyose turakibona. Murabona rwose iriya ni imirima y'ibirayi, murabona mbega imisozi myiza, muzi mwirebere iwacu. Aya mahoro baduhaye nyine ntabwo tugomba kuyakerensa, ahubwo tugomba kuyabyaza umusaruro. Muze twubake igihugu cyacu, dukore ibikorwa remezo, kibe igihugu twifuza, kibe igihugu n'undi muntu wese yakwifuza kuza kubamo. Kandi ndakeka namwe mubyibonera, ntawe utakwifuza kuza hano iwacu i Masisi. By'umwihariko murabona Ikabaragasha, hari imisozi myiza, mana we, cyakoze. Ese mureke mbabazi, nk'ubu ngubu Gisegeti iyo yicaye ntago mba nzi uburyo nyine aba yafashe umwanya agiye gutekereza. Ubwo ababona ibi bintu byari kuzavamo gute se? Ubwo ababona nyine byari kuzahera gutya akaduheza mu gihugu cyacu. Hamwe mujye mwirebera, mumfashe kureba no kumusobanurira no kumwumvisha, ajye yumva ko ibi bintu atari ngombwa, atuze duturane nk'abavandimwe. Muri kugenda mureba, twagerageje kugenda ngo tuze kugera mu nka bari gukama, ariko kubera amasaha n'ibindi bigiye bitandukanye ntabwo byadukundiye. Ariko murabona ko n'inka ziba ziri mu misozi myiza, mana yanjye. Aha hantu turaha ngo tuhabe kandi tuzahaguma uko bizagenda kose. Namwe tubasaba nyine muduhe amaboko koko niba mutwemera, ubundi natwe tubagezeho ibyiza by'iwacu. Mba nibaza nyine ko umuntu azatwirukana iwacu mpaka, oya ntabwo bizakunda. Natuze duturane, ku kibi no ku cyiza tuzahaba kandi turanashimira iza Sarambwe. Kugeza ubu ntabwo twari tuzi ko tuzaba tumeze gutya, ariko murabona ubu ngubu, murabona hano hepfo hari abantu bavuye gutera umuti rwose, murabona bari kugenda. Abamama hano rero ikintu nakundiye, baritinyutse, baba bambaye amabote, mbese nyine ntabwo wabatandukanya n'abandi bantu bose. Batandukanye na kwa kundi twabaga twambaye udukambambiri, wapi, twaciye ukubiri nabyo. Ubu ngubu ni ukuzinduka tujya mu murima, tujya guca inkwi, tujya kumesa, buri kimwe cyose. Reka mbabwire ngo iwacu ni heza, kandi nibutsa abantu bihakana ko atari abanyamasisi, nta heza nk'iwanyu uzabona. Uko bizagenda kose uzajyayo use neza, umuntu nazayakubona avuga ati rwose urasa neza, ariko n'ubundi umutima uzajya ukwibutsa yuko kuri uw'i Masisi. Ubwo rero reka njye mbabwira ngo ntimukajye muterwa ipfunwe no kuvuga ko muri ab'i Masisi. Sha nta naho pe nari nabona haruta i Masisi, ntaho ndabona njyewe. Reka mbabwire ngo rero turabakunda. Abantu batari ab'i Masisi nyine badushyigikira, batari ab'i Masisi bakomeza kutwereka ko badukunda, natwe turabakunda. Baterwa ishema no kumva, ariko uzi umuntu kubona nyine atewe ishema ngo nuko ngo uvuga ngo uri i Masisi, kandi ngiye mbizi neza ko ari iwacu, ariko undi muntu utafite inkomoko akavuga ati ngiye mfashe umwanya wo kugushimira ko wabaye intwari ukaza iwanyu, ukaba wemera ko uri umunyamasisi.
ni gute ngewe ntazaterwa ishema no kuba i Masisi ari iwacu? Ntabwo byakunda. Njye ndi umunyamasisi, Imana yaramfashije inyuza mu ntare za Sarambwe ndatahuka, ubu ngubu ndi iwacu. Navuye mu buzima bw'ubu natandukanye, naciye ukubiri no kuba mu buzima bwo kubaho ndi impunzi, nitwa impunzi, ntekererezwa n'abandi. Oya, ubu ngubu naciye ukubiri nabyo. Reka mbararikire n'abandi mwese muzi ko mufite inkomoko y'i Masisi, mugaruke muze iwacu. Murabona erega aha ngaha hose ni ibibanza twanahatura, ariko tukagaruka iwacu tukubaka igihugu cyacu. Ubu ngubu cyarabonetse rero ntakabura abantu bo kuhatura kandi duhari. Reka ngo murabona rwose ni ahantu heza. Umuntu wese ufite umutima ukunda igihugu cye, ni gute utakwifuza gutura aha hantu koko? Bakuru bacu baduhaye igihugu, nta mpamvu rero kutaza kugituramo kandi cyarabonetse. Nimuze duture iwacu i Masisi. Mureke urugendo rwacu rero rw'uyu munsi turusoreze aha ngaha. Nshimire abantu twabanye kandi mbashishikariza gukomeza gukora subscribe, share, like na comment. Ibyo byose biba bikenewe kuri twebwe, ni umusanzu ukomeye. Tunabararikira ko tuzajya tubagezaho ibiganiro nk'uko bikwiriye. Murakoze, turabakunda, dushimiye abantu mwese mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Natwe turabakunda cyane, mukomeze mudushyigikire. Ntabwo twasoza rero tudashimiye intare za Sarambwe. Burya no kuba turi aha ngaha nibo kugenda gutya nkumva nta bwoba mfite, ni uko nyine mba nizeye ko hari impamvu, hari ibyakozwe kugira mbe aha ngaha uyu munsi ikabaragaje kuri iyi tariki 3 z'ukwezi kwa munani. Kuba ndi ikabaragaje hari impamvu, hari ibyakozwe kugira mbe mpari. Rero ntabwo twarambirwa kubashimira, tuzahora tubashimira, tunababwira ko tubakunda, turanabasengera. Imana ijye ikomeza ibahe imbaraga, ibahe gushyira hamwe, ibatize buri kimwe cyose cyatuma mushyira hamwe mugatsinda. Imana nyine ijye ibaha umutima umwe wo gushyira hamwe. Natwe turabakunda kandi turabazirikana aho muri hose. Mujye mwumva ko tubakunda. Afande wacu Makenga, intare za Sarambwe, Amadubu, twirwaneho mwese aho muherereye. Turabakunda kandi turabasuhuje muri aya masaha, bimaze kuba 9:00. Turabasuhuje, mukomeze mutsinde, ntimugatsikire, ahubwo muhore mujya mbere. Natwe turahari nk'abafatanyabikorwa banyu. Ntabwo tuzajya tugira isoni ryo kuvuga ko dukunda intare za Sarambwe kandi baradukoreye ibintu byiza. Badukoreye ibintu byiza, baradushimishije, badukuye mu buhunzi, n'abataraza bazaza. Nta mpamvu rero yo kutabashimira. Ntabwo umuntu yagukura mu buhunzi ngo akuzane iwanyu, ngo aguhe ijambo iwanyu, ngo aguhe agaciro iwanyu. Urinde se wo kutamushimira? Urinde se wo kutamukunda? Ahubwo se ndinde wo kudaterwa ishema no kuba nyine naravutse ndi intare, mfitanye ayo maraso, utwo turaso ntufite two kuba nyine ndi intare za Sarambwe, nanjye mbarirwa muri uwo muryango. Ndinde wo kudaterwa ishema nabyo ngo nze mbivugira hano kuri kamera kandi nanjye mfitanye isano nabo. Ndinde wo kutaza ngo mbihamye, ndinde wo kutaza ngo mbashimire aha ngaha kuba naragarutse iwacu, kuba nyine baratumye ngeraho najyaga numva mu makuru, ariko ubu ngubu akaba nyine nanjye ubu ngubu mpibereye kubera imbaraga zabo, kubera amaraso bamenye, batanze ibitambo.
inshuti zanjye iyo ngeze ku ntare za Sarambwe mba numva mfite byinshi byo kubabwira, ariko reka mbabwire ngo barakoze kuduha umwanya bakaduha ijambo iwacu, natwe turabakunda cyane kandi aho baherereye hose bajye bagendana n'Imana. Imana niyo rugira rwa byose, reka ngo mbabwire ngo Imana ijye ikomeza ibarinde. Ngiye ku giti cyanjye ndakeka kandi n'abandi ariko bimeze, ndabasengera kandi ndabazirikana cyane. Uwiteka ajya akomeza abe hamwe namwe, ajya akomeza ababumbabumba barinde, ajya abaha umugisha mu byo mukora byose. Turabakunda cyane, murakoze, murakarama, muragahorana intsinzi.